muri iyi ntambara ya Israel, Amerika ndetse na Irani. Ni nkaho Amerika ndetse na Irani byarabanze badasanzwe. Gusa Amerika na Israel byari nk'abavandimwe bavindimwe ku muntu umwe cyangwa se ku gihugu kimwe. Icyo gihugu ni Irani. Cyari gifite ibibazo bidasanzwe ubwo cyakurikiranwaga na Amerika ndetse na Israel icyarimwe. Gusa kuri ubu ngubu siko bikiri, kabaye. Ni nk'iyo ufite inshuti yawe magara igufasha mu bibazo byawe bya buri munsi. Mugenda naho ugiye mujyana ibyo ukora mukorana nabyo. Gusa byagera nyuma ukaza gusanga ko inshuti yawe burya ifite imico mibi. Nawe inshuti yawe ikaza kugusangamo ko nyamara burya utari feya. Wakibaza ngo gute? Hari igihe uba ufite inshuti yawe mubana mugendana umunsi ku munsi, ariko iyo nshuti ukaba utaramenya imico yayo. Nyuma y'igihe kinini cyane umaze kuyimariramo inshuti yawe, warayikunze, mwarabaye inshuti, ukabaza kumenya ko nyamara ya nshuti yawe ifite imico mibi idasanzwe ndetse imico utabasha kwihanganira. Hanyuma ukabura uko ujya wifata, ukabura n'uburyo uyivamo cyangwa uyihakanira icyarimwe uyibwire ko nyamara bidashoboka ko wakomezanya nayo. Ibi nibyo biri kuba kuri Amerika. Ndetse kandi wibuke ko iyo nshuti rimwe na rimwe iyo uyibwiye ko iyo yiyeretse yuko iri mu mafuti, birangira ahubwo yikubonye ko uri mu mafuti kuyirusha. Ibi nibyo biri kuba kuri Amerika. Kuva kera izi ntambara zatangira, Amerika na Israel byari bimeze nk'aho ari bivandimwe, ubwo byari bifite umugambi umwe ndetse n'intego imwe, maze bikakomeza bigenda bisananira cyangwa se birwana na Irani ndetse biyiteza ingaruka zidasanzwe. Gusa kuri uyu munsi New York Times yasohoye icyo bita ikinyamakuru kidasanzwe giteye ubwoba ndetse cyatumye abantu benshi bijundika Amerika. Abafana ba Irani bakomye mu mashyi. Gusa abafana ba Amerika ndetse na Israel babibariyemo. Ibi ngibi byabaye kuri Amerika ni ibintu bishobora gutuma yangana na Israel bikabije ndetse bikaze ndetse bishobora no guteza imidugararo idasanzwe, bamwe bakanahasiga n'ubuzima. Uraza kwibaza ngo gute? Amerika ni nkaho yagambaniye Israel. Wakibaza ngo byagenze bite kugira ngo Amerika igambanire Israel? Israel yakomeje gukorana na Amerika, nibyo. Amerika yakomeje gukorana na Israel, nibyo. Gusa nyuma yo kubona yuko ibintu byakaze, Amerika yatangiye gusodoka ivana makayo karenge, yerekana ko nyamara ngo ari umwere. Itangira gutumira Irani mu biganiro bigiye bitandukanye kugira ngo ibashe kuba yahosha intambara cyangwa se guhagarika izi ntambara zari ziri hagati yabo. Yakomeje gukoresha uko ishoboye ngo irebe ko nyamara umubano wayo na Irani wagaruka, maze ngo ibintu bigahinduka. Gusa muri iyo mipangu yose Amerika yagiraga, Israel yo ntabwo yigeze ibyishimira nubwo yari bishaka. Byumvikane ko hari habayemo ibice bibiri, Amerika ijya ukwayo na Israel ikajya ukwayo, gusa mu gihugu kimwe. Amerika byarenze imbibi ubwo noneho ngo Israel yari yifitiye umugambi wo kwica ibikomerezwa bya Irani bizaza mu nama ijyanye no kumvikana na Amerika, ibijyanye no kunegosya na Amerika, maze Israel ikifatira umwanzuro wo kuba yakica ibikomerezwa bya Irani byinshi cyane. Amerika igaca inyuma ikajya mu gutwi, maze igahita ibwira Irani ibigiye kuba, ikayiburira igira iti nyaboneka mwitwararike kandi mwitware neza mu bijyanye n'ibi biganiro turi kugirana ndetse n'imihuro yose muri gupangirwa kuba mwakicwa. Ntago mushobora kuba mutabizi, ariko nyamara ngo mwitwararike mwitware neza, ngo kuko Israel ifite imigambi yo kwica ibikomerezwa, harimo umuvugizi ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Ibi byateje ubwoba Irani ndetse n'abafana Irani, ndetse bibabaza cyane Israel. Dutegereje kureba ngo ese Israel iri buze kubikoraho iki, iki kiganiro iri buze kugifata ute. Aya mazimwe yanyuze hagati ya Donald Trump akagera kuri Iran bimunyuzeho, kandi twatuzi ko ari abahaduyi, biri buze kurangira gute? Israel iri buze gufata uwe mwanzuro? Ese iri buze kubisobanukirwa ko nyamara ngo bayiciye inyuma, by betraying cyase bayigambaniye? Reka turebe.